n'ijana ku rukiko si ku rukiniro ku mashuri akina abana nyamara ko rukiko wakina imanza wiringira inkumi mu nzu kayitekera imbuto yawe nyamara mu gitondo ikagutamaza we narabwiriwe ndaburara mu gitondo ndabusobera nizirika agashumi mu nda ndabazaho ziragatwara ziratishwe na nyabarongo mugezi utemba nuka urukiko si ku rukiniro ku mashuri akina abana nyamara ko rukiko wakina imanza Zakayo nkunda genda waratsinze Zakayo we Zakayo nkunda u Rwanda rumeze neza Zakayo we umutekano wose Zakayo we muri leta y'ubumwe Zakayo we iyakuremye dore niyo yandemye iyakaremye dore niyo ikamena Zakayo nkunda u Rwanda rumeze neza umutekano wose Zakayo we banyita rutamujyanye Zakayo we ndi kumwe na Zakayo ariko wo mu murenge wa Gatebe akagari ka Rwambogo ariko akarere ka Burera intara y'Amajyaruguru Zakayo nkunda tawaratsinze uri kumwe n'umucuranzi ndarutamujyanye we wagwan my people mumeze fresh mumeze gute ngira ngo murumva dufite iningiri imeze neza iningiri imeze fresh ngira ngo dutimura tubona hari agacuma hari nimba nabyita karega amabere simbize ko hari ukuntu afata ukumva biri gucamo twongeye kubaha ikaze mu kiganiro cyacu challenge n'ibyamamare turi n'umusaza tuguhaye ikaze mu kiganiro cyacu muzehe banyita rutamujyanye ubundi nasanzwe turangara kuva na kera nigeze gucurangira kuri radiyo Rwanda fatwa na Karegeza ari kumwe na Faso Barore kuri radiyo iwacu none ubu nari naragiye mu mahanga za bunyongezaho arandema ndagaruka ubu nakongera kugarukayo none nkaba ndi kumwe na Zakayo nkaba ndi umuhanzi nkaba ndi kumuhangira kugira ngo wafate byanjye ngira ngo umusaza mwamwumvisha ati nkaba ndi umuhanzi hanyuma rutamutwaye ndagira ngo udukubitireho agahangano kawe hanyuma kugira ngo nyine abakunzi bacu bagomeze gususuruka mbibutsa ubu ngubu uyu munsi ni weekend ni kuwa gatandatu tuba dususuruka twishimye dukubitireho hanyuma dutangire weekend yacu udususurutsa wiringira inkumi mu nzu kayitekera imbuto yawe nyamara mu gitondo ikagutamaza we umugore agirwa n'umugabo umugabo akagirwa n'ijana urukiko si ku rukiniro ku mashuri akina abana nyamara ko rukiko wakina imanza bigomba ntabwo bazanagayo ni amafaranga wiringira inkumi mu nzu kayitekera imbuto yawe nyamara mu gitondo ikagutamaza we nuko ati wiringira inkumi mu nzu mu gitondo ikagutamaza kubera iki iyi ndirimbo wiringira inkumi mu nzu ikagutamaza kandi umwana araranye ni ukubera iki dusobanurire uko bimeze kwiringira inkumi mu nzu ni nko gushaka umuhara wamara kumuha ibyo byose akabijya yamara agacaho akagenda akahita agenda hanyuma ubu rutamutwaye ni umugabo cyangwa ni umusore ni ingaragu ese afite abana bangahe bangana iki afite abana 8 ariko bamwe bari Bunyoro abandi bari mu Mutara mu Rwanda hanyuma ni rero tandukaniro wabonye hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Uganda urebye mu mutekano cyangwa se n'ubusabane bw'abaturage u Rwanda rumeze neza kandi u Rwanda rushushe nanjye no mu Bugande navuyeyo kubera yuko u Rwanda uboneye cyane munonga
gusinga ubugande. Hanyuma gira ijambo wibwirira Kagame umusaza nziko mubwira ati sha muzehe nako yego ugira ikintu wibwirira umusaza. Ekandere mu Rwanda rumeze neza umutekano wose. Perezida w'u Rwanda wa Repubulika, aya mashuri amashanyarazi amavuriro nk'ay'imihanda ni tayari n'abatishoboye bubakiye. Ekandere mbewe Paul Kagame uragahorana intsinzi kandi twaragutuye kandi ni ku gipfunsi Paul Kagame uragahorana intwari wareka tugutura u Rwanda rumeze neza umutekano wose ariko murumva uburyo abasaza ba kera bacurangaga, urumva uburyo abasaza ba kera hanyuma rero uyu musaza ushaka no kumukubita agacupa cyangwa se ufite mobile money ku buryo umuntu yanagusunikira n'agacupa n'iki birashaka ko umuntu yakunda uburyo ucurangamo akavuga ati umusaza ashaka kumukubita agafanta. ariko akibazo agafata ibyari byo byose nasimungira ariko simungira nk'abanyifite barayibyewe sigana n'umudure niwo ndi gucuranga we unshaka we kumbona biragoye wankuraye ngenda umucakazi. Ati se ubundi umusaza wamukura he ko ngende n'umucakazi? Ariko urabona umusaza ni umusaza umeze fresh, ni umusaza ubona ngira ngo twigeze gukorana nawe ikiganiro hacigiye kinini cyane naramubuze. Urumva nyine yari yaracakaye yaragiye no mu baturanyi. Muze wenda ngo na telefone ko ubundi dushatse uburyo ubona ka telefone si wanakarambanara ubwo ikisaba nukunwerera namwe wenda nanjye nyongero ngashaka n'ibihumbi 3 namwe mukanyongerera yego nanjye ngatunga agasimu twajya dushakana noneho mukabonaho mushakira nanjye nkabonaho mbashakira. Yes, uyu musaza rero akeneye agasimu. Uyu musaza akeneye agasimu. Eso arakabona gute? Ndabizi abantu mukurikirana na zakaye muri abantu benshi kandi uyu musaza n'uyu mutiri we hari ukuntu tuba tumukeneye ngo tubahe ibyishimo nk'ibi tukamubura. Tugiye kureba uburyo ashobora kubona agatelefone. Hanyuma uramutse ushaka kumuhereza inkunga waduhamagara kuri nimero yacu ni 07935156 ndayisubiramo ni 07935156. uyu musaza ubutaha tukazanye gukorana ikiganiro afite kasimati nawe hariho ngo ni zaveni yes nango nyine terebe ko yabona agasimati tujye tumubona mu buryo bworoshye. Muze ngano no dusoza ongera udukubitiraho umuturi wawe ariko ubuze ngazakarimbya wamucurangira yego Zakayo nkunda yabandetse kuri radio Rwanda kuri televiziyo Zakayo nkunda twari twaraburanye none ubu ngubu wisunombora ukoze nawe wanda ubundi nabo wari kumbona Zakayo nkunda Imana ishimwe kuba tubonanye naho ngubu nari gutsimbura Zakayo nkunda muri fureshi nanjye ubwanjye ngo ndi fureshi nta kibazo dufite ariko ntabwo batugira ariko Zakayo nkunda maze wirigwe neza weekend nziza Zakayo rutamujya utarancika utaranyoba ndayango dushonesho icanga mukobwa uraberewe ndakaririmba ariko uyu musaza ameze neza. Bakunzi bazaka rero uyu munsi ni weekend. Urumva weekend tugomba kubereza ibintu bimeze fresh, tukarangiza weekend twishimye twenjoyinga umunsi wa weekend kugira ngo tuzabone uko dutangira icyumweru gitaha. Mwari kumwe na Rutamutwaye aka umusaza
hanyuma ngewe ku buhanga bw'ibyuma nitwaga Zakote bakunda cyawu cyawu cyakane hari ikintu wasaza ubwira abanyarwanda badukurikiranye. Abanyarwanda mwese muri hano mutega amatwi mbabwire u Rwanda rwa Kagame rumeze neza abana mu mashomero rumeze neza namwe ndetse weekend nziza